breaking news. Abantu benshi mwakomeje kwibaza byinshi mu rubanza rw'uwitwa Muhizi Anatole n'umugabo wafunzwe watawe muri yombi bwa mbere ku itariki 30 zo kwa munani kuri 27 zo kwa munani nibwo yatanze ikibazo cye kivuga ko yaguze inzu Beneri ntiyimuhe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Muhizi Anatole, nkaba ndi inkeragutabara, nkaba narasezereye muri 1997. Ikibazo mfite ngifitanye na Beneri n'ikigo cy'ubutaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, naguze inzu mu mwaka wa 2015 nyigurira imbere ya noteri w'umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Inzu naguze yari ifite ibyangombwa byose, ndetse bampa n'igipapuro cya RDB ko atari ingwate, ndetse n'ikigo cy'ubutaka noteri wabanyemerera kugura ko nta kibazo inzu yari ifite. Nyuma ibyangombwa bijya muri mitasiyo, abo twaguze kuko ngo yakoraga muri Beneri ngo nuko ngo yiba Beneri. Noneho Beneri irangije ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuva 2015 mba muzo ntabwo hamwumvise ngo Beneri ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa ngo naguze no muntu ari umukozi wabo yarabibye. We yari umukozi wa Beneri wa Beneri witwa Rutagengwa Jarewo. We arabiba ngenda ariko naraguze mfite n'impapuro za RDB ko inzu atari ingwate ngurira muri leta nyine nkuko babidusaba. Birumvikana yego. Hanyuma ngo Beneri ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Kuva 2015 nyakubahwa Perezida amaze gutanga amafaranga rutayo naguze inzu. Beneri ariko ijya muri kubuza abantu ijya mu kigo cy'ubutaka gute? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu gihe uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi 3 inzira aba yatwanditseho. Nyakubahwa Perezida kuva icyo gihe na nubu nkaba nabasabaga ko rimwe mwanyemura ikibazo kuko nubundi abo kuva icyo gihe nubu ntabwo byakozwe. Mu mpanya kwa Perezida barushwa imbaraga na Beneri, baragenda ahubwo bakambwira ngo ninjye gusenga ukagira ngo umuntu udasenga kuye gutwarwa ibye. Uko bwira rinde abayobozi bose ho mwe nayo yumva ibibazo byanjye kumva ndarengana, akambwira ati genda ujye wiragiza Imana. Itonde vuga buhoro. Abayobozi warebye ninde nande bambwira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi b'akarere ka Kamonyi bose barabizi. Urwego rw'umuvunyi rwasuye ku aho inziri ku Ruyenzi rumbwira ko iminsi 3 ibinyanditseho ikibazo cyanjye, n'abadepite bashizeho komisiyo irambwira ngo iminsi ngiye kiraba gikemutse. Nta muntu n'umwe utakizi ari uwo Dr. Rivera mwagishinze, nawe yarambwiye ati iminsi 3 birakemuka, nawe bukeye arambwira ati nukwiyambaza Imana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye. Uheruka kukigezaho ninde mu byavuba ahangaha ushobora kuba kizi usibye abo n'urwego rw'umuvunyi rurakizi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bo baraje babaza abayobozi b'akarere ka Kamonyi, abayobozi barababwira bati natwe byaratuyobeye, umuturage wacu yararenganye. Icyo gihe bari basuye akarere, urwego rw'umuvunyi barangije barambwira bati iminsi 3 uzabonye babonye ibyangombwa by'inzu yawe. Ari umuntu w'urwego rw'umuvunyi uri hano? Waba uri hano? Okay. Minisitiri Gatabazi na abantu bashinzwe polisi ari uri hano? Iki kibazo ubu tugiye mu weekend, ariko mu cyumweru gitaha kera kuwa mbere mu minsi 3 kizabe cyakemutse. Ubwo RIB na polisi bajyaga muri icyo kibazo nk'uko umukuru w'igihugu yabishinze Minarok kabishinga polisi na RIB, perereza ry'ibanze ryahise rigaragaza ko Muhizi ari suspect cyangwa se hari ibyaha akekwaho bibanziriza icyo kibazo yari yatanze cy'inzu. Rero nyuma yo gutanga icyo kibazo agiha umukuru w'igihugu, perezida akagiha umurongo, iperereza ryasanze Muhizi Anatole mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka harabaye urubanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gacurabwenge hifashishijwe inyandiko mpimbano zatanzwe cyangwa se zikomoka mu irembo zerekana ko uwitwa Nibigira Rufosine atigeze asezerana na Rutagengwa Jarewo. Impapuro zaratangiwe, icyo cyemezo cyatangiwe mu murenge wa Jari. Mu by'ukuri Rutagengwa Jarewo we yasezeraniye mu murenge wa Nyarugenge. Izo nyandiko rero ntabwo irembo bwabyo ritanga inyandiko
zahimbwe, ahubwo impapuro zerekana ko yasezeranye zarasohotse barasiba, hajyaho ko ari siribateri kandi ari mariye. Ibyo byose rero byarangiye ubugenzacyaha butaye muri yombi uwitwa Nibigira Rufosine, buta muri yombi Rutagengwa Jean Léo, buta muri yombi kandi n'uwitwa Anatole Muhizi. Kuri 30 Anatole Muhizi RIB yatangaje ko yamutaye muri yombi. Kuri 31 Nibigira Rufosine atabwa muri yombi. Ku itariki ya 3 z'ukwa munani Rutagengwa Jean Léo nawe atabwa muri yombi. Abo bose bari bakurikiranweho gukora no gukoresha inyandiko mpimbano zikomoka ku cyemezo cy'uko Nibigira Rufosine atigeze ashakana na Rutagengwa Jean Léo. Icyo cyemezo impamvu cyashatswe ko ari ukugira ngo gitangwe mu rukiko gitambamire cyamunara ya Beneri, kubera yuko cyavugaga ko Nibigira Rufosine yashakanye umutungo na Rutagengwa, kubw'ibyo ko atambamiye cyamunara kuko nawe afiteho umutungo kuri iyo nzu ya Rutagengwa. Siko byaje kugenda. Urubanza rwabaye mu kwa kane, urukiko rutegeka ko cyamunara ikomeza kuba kubera ko icyo cyemezo cyari igicupuri. Maître Katisiga Emile wunganiraga Nibigira Rufosine akaba yari yagiranye amasezerano na Muhizi Anatole, niwe waburanye urwo rubanza. Ariko ayo masezerano, mu masezerano ntabwo Nibigira Rufosine yashyizeho umukono, yewe na Katisiga yari amasezerano atariho imikono. Ikindi nuko hari hariho uwitwa Niragire Rufosine, niyo mazina yari ari kuri ayo masezerano. Nyuma y'iperereza ryose ryakozwe ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9 urukiko rwategetse ko Rutagengwa Jean Léo warekurwa, urukiko rw'ibanze rwa Gacurabwenge, kuko nta hantu yari ahuriye n'ibyabaye hagati aho ngaho. Cyakora umucamanza avuga ko hagikorwa iperereza kuri Nibigira Rufosine kugira ngo barebe koko ahantu ahurira n'urwo rubanza rwabaye mu kwa kane. Nyuma rero y'iperereza ry'ibanze ryakozwe, ubushacyaha bwasanze Nibigira Rufosine nawe nta hantu ahuriye n'ibyabaye, ko ari ibintu byakozwe hagati ya Muhizi na Katisiga Emile ku nama yagiriwe. Katisiga Emile yagiriye Muhizi zo kugira ngo akomeze apezanye na leta, kuko urukiko rwari rwategetse ko uwo mutungo yaguze utezwa cyamunara kuko wari utararangiza kwishyurwa, cyane ko uwo mutungo wari inguzanyo ya Beneri. Mu rubanza rwabaye muri iki cyumweru, aho ubushinjacyaha bwasabye ko bushingiye ku iperereza ry'ibanze ryakozwe hagati ya RIB n'ubushinjacyaha, bwasabiye Nibigira Rufosine kurekurwa by'agateganyo akazakurikiranwa adafunze. Kuri uyu munsi nibyo bimaze kuba. Umucamanza ategetse ko Nibigira Rufosine arekurwa by'agateganyo agasubizwa mu buzima busanzwe, uwitwa Muhizi Anatole agakomeza gufungwa kuko iperereza rigikomeje, ndetse rigikorwa no kuri Maître Katisiga Emile. Igihe nikigera ubushinjacyaha buzamukoraho iperereza, nawe aze asobanura ukuntu yunganiye Nibigira Rufosine mu kwezi kwa kane, aho yamwunganiraga bitambika icyemezo cy'urukiko giteza cyamunara iyo nyubako. Ni urubanza rwavuzweho byinshi. Ni urubanza rwavuzwe kubera yuko umukuru w'igihugu yaruhaye umurongo. Ni urubanza rwavuzwe kubera yuko Muhizi Anatole yavuze ko yahohotewe na Beneri, umukuru w'igihugu akabiha umurongo, nyuma yafunga bati afunzwe kubera yuko yatanze amakuru yuko yaguze ibye ntabihabwe. Ntabwo ariko byagenze. Ifungwa rya Muhizi Anatole rirakomoka ku cyemezo cy'igicupuri cyakoreshejwe mu rubanza rwaburanishijwe n'urukiko rw'ibanze rwa Gacurabwenge, cyahagarikaga cyamunara, cyangwa se icyo cyemezo cyasabaga ko cyamunara itaba kubera yuko Nibigira Rufosine nawe afiteho share ku nzu ya Rutagengwa Jean Léo. Ariko ntabwo ariko byari bimeze. Ni inyandiko, ni impapuro zacuzwe kugira ngo iyo cyamunara ihagarikwe. Amahirwe masa kubonye ubutabera
pole sana kuri Muhizi Anatole, twizere ko nawe azabona ubutabera igihe urubanza ruzaba rutangiye kuburanishwa mu mizi. Njyewe nitwa Jean Paul Nkundineza, reka twizeze abadukurikira ko mu gihe cy'urubanza nyirizina uru rubanza tuzarukurikirana byanze bikunze, tumenye imvo n'imvano y'icyatumye Muhizi Anatole atabwa muri yombi nyuma yo gutanga ikibazo kwa perezida ko yaguze inzu ntayihabwe. Ariko mwarabyumvishe ko bikomoka ku nyubako cyangwa se kuri cyamunara urukiko rwari rwategetse ko itezwa y'inzu Anatole yari yaraguze muri 2015 na Rutagengwa Jean. Iyo nzu inyandiko z'ibanze cyangwa se yahawe agura inzu ntabwo nta ngwate zari zirimo nk'uko RDB yabyemeje mu cyemezo yahawe, ndetse na noteri w'umurenge wa Runda nawe akabiha umugisha. Reka dukomeze tubifurize kugira ibihe byiza. Njye nitwa Jean Paul Nkundineza. Icyari kibaraje ishinga ni ukumenya iherezo ry'ibi bintu. Gusa ntabwo Nibigera Rufosina abaye umwere burundu, yerekuye by'agateganyo. Ikindi ntabwo uru rubanza ruraba mu mizi, ni urubanza rukiburanishwa cyangwa se rukiri muri detention. Mu mizi ni mu minsi iri imbere. Reka tubabwire ko Nibigera Rufosina yari afunzwe iminsi 73 kuko yatawe muri yombi kuri 31 z'ukwa munani. Rutagengwa yafunzwe iminsi itari munsi ya 19 mu gihe Muhizi Anatole we akirimo kubera yuko agikorwaho iperereza. Ibani barinde mwese, gahunda za JRS official zirakomeza.